Guys, hano hari ibintu ugomba kumenya mu gihe ugiye gukora ikizamini cya circulation ku modokari. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, banza kumenya gusuhuza abantu bakoresha ikizamini. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, irinde ubwoba. Niyo mpamvu bibasuhuje bwa mbere usa nkaho uba ushiritse ubwoba muri bo nyine. Niyo mpamvu ugirwa inama yo kubanza kubasuhuza ndetse ufite na bra ukayibatera bisanzwe. Icya kabiri ugomba kumenya, iyo ugiye guhagurutsa imodokari, banza uringanize pedale zayo. Wumva umuriro ufatira, wumve fera yifatira, wumve embrayage yifatira ndetse na fera yamwumve ukomeze. Icyo ni icya kabiri. None icya gatatu tugomba kumenya mbere ya byose, menya neza ko imodokari yaka. Niba imodokari yaka ayo makuru ukeneye kumenya. Hanyuma ni imodokari yaka ugiye guhagurutsa imodokari, ibuka bya bintu nakubwiye. Numara gukuramo feri yawe, uzaba usigaje guhagurutsa imodokari. Bisobanuye ngo uratera icyoteri cy'ibumoso, ikindi kandi ibuke kubwira abo mwicaranye kwambara umukandara, yaba ari ab'inyuma cyangwa se n'uwo mwicaranye neza, umubwire yambare umukandara wo kurinda ibyago. Niyanga no kwambara umubwire ngo nawambare, we guhagurutsa imodokari atawambaye, kuko mutindana muganira nibyo bituma umumenyera ukumva ko ugiye gukora ikizamini wisanzuye. Ikindi ibuka kumumenyesha cyangwa se kumubaza aho ugiye kujya. Wituma kubwira hagiye ahubwo bimubaze mbere yuko mugenda. Niba ugiye ukatira imoso cyangwa se iburyo bimubaze. Ikindi ugomba kumenya kurenza ibindi, mu gihe ukora ikizamini irinde gutuma tuza, gomeza umuganiriza. Kumuganiza no kumubwira ngo ndaca he ndanyura he, nta kindi. Hanyuma ikindi, irinde gukoresha vitence nyinshi cyangwa umuvuduko mwinshi. Ntukarenze vitence 2 3 ntukakarenze, nukabyo uzashyire muri 4 ariko ugaruke muri 2. Ibuka neza ku gihe cyose aguhagaritse cyangwa se akubwiye ngo uhagarika imodokari yawe, ibuka gusubiza imodokari muri vitence ya mbere, kuko ahita akubwira ngo hagurutse imodokari. Iyo hagurikije imodokari ihitizima, ko ntabwo agurikira muri vitence ya 2 ku modokari ntoya. Cyeka ku makamyo ntidushobora gukurikira muri vitence ya 2, ku modokari ntoya transmission zayo ntabwo zatuma imodokari kuri vitence ya 2 ihaguruka. Kereka ari ubundi buryo yakorewemo, nabyo nzabibereka. Ariko irinde guhagurutsa imodokari utashizemo vitence ya mbere. Ibyo bintu bimenye neza. Ikindi namwe ndi kuvuga kare, irinde ubwoba mu gihe ukora ikizamini. Shirika ubwoba my dear, shirika ubwoba, wumve ko nyine ntabwo ufite bw'ikizamini, wumve kare bisanzwe. Najyaga mvuga ngo ubundi ugiye gukora ikizamini ugomba gukanja shikarete. Nta kibazo yikanje niba ari bishoboka, uyikanje uyimire, ntuyimire ariko nyine igomeze ube busy. Menya kandi